Mwongeye kwirwa abavandimwe bakunzi b'ubumenyi ICT. Mwongeye kugaruka kongera kuvugurana kujyanye n'isomo rijyanye na ikoranabuhanga turi kurikirana ku bumenyi ICT YouTube channel yacu. Uyu munsi rero tutabatindiye tugiye kurebera hamwe uko wa disabling amapoti ya mashini yawe cyangwa USB flash disk kuburyo mashini itabasha kuzibona. Ubwo niyo isomo tugiye kwiga. How can I disable to block or block the USB port of my computer? Uburyo zifunze nta wundi muntu kwinjiramo ngo abashe kuzifungura cyangwa kufungura flash. Icya mbere turi gukore ni ukufungura mashini yacu, tuka kuri start, tukajya kuri search tukandikamo cyangwa tukajya kuri my computer, tukandikamo my disk manager, device manager, or tukajya kuri my computer. Mara kujya kuri my computer, kuri this PC cyangwa my computer, this PC or my computer, right click kuri yo, ukaza kuri manage. Mara kujya kuri manager, ugategereza. Icyo tugiye kureba ni uburyo wafunga amapoti ya mashini yawe, uburyo tuvuga ati nta muntu ushaka ko ari buze gushobora flash niba ikintu cyangwa ntwara ikintu. Wayisigiye nk'abantu runaka uko bategeka nze mfunga amapoti atagira umuntu uza kugira ikintu atwaraho. Najya hariya kuri my computer cyangwa this PC, ngere click bitemo disk manager. Nyuma gushyira kuri disk manager, ndazana kuri device manager. Ahangaha maze kuza kuri device manager, muri amatools ukwiriye muri system tools, device manager, ndaza device manager zamanditse ngo USB. Mara kujya kuri device manager, maze kujya kuri device manager, za kuri device manager, mara kuri device manager yakubona liste aya ni amadrivers cyangwa n'uduprograme tw'ingenzi tugomba gukoresha ibi ama device bishyizeho cyangwa bicometse kuri mashini. Uraza kuri iyi rero twebwe dukeneye ni ibita USB. Tushaka gufunga amapoti ya mashini yacu ku buryo nta nimwe ushobora gukora. Kugira ngo zifungire rimwe cyangwa usige nkeya, tubireberamo hano. Turaza hano dukirikeho, amanuka yaze izi USB. Ushaka wafunga zimwe muri zo, muri izi ngizi, ariko ifunze akangaka kose kanditseho USB 3 extensive controller, uba zose uzifunze amapoti yo ku mashini nta nimwe yemewe uza gukora, nta nimwe yemewe kuza gukora. Ariko ifunze imwe muri izi ngizi ushobora gufunga iyo ku ruhande rw'iburyo hakaza hariho eshatu, hagasigara ebyiri cyangwa ugasigazaho imwe. Byose byaterwa n'ubushake bwawe. Uraza rero kugira ngo uyifunge ubigenza gute? Twibuka ko tukika hano tugafunga kano, aho gafunga tukaza kurebamo iyi ngiyi, tukagira right kuri yo, tukagira nitugire uninstall waba ugiye gukuramo izi drivers, ugira disable. Wigise disable, ukagira disable uzifunze automatically. Tubona aka kantu kari hano, wongeye kugira ngo ugire gute ni disable. Ubwo wacometseho flash, acomekaho flash, ntabwo mashini yayibona, ntabwo yayibona rwose. Iyo mashini ntabwo ishobora kubona iyo flash, ntabwo ushobora kuba uri computer management ishobora kubona flash n'imwe ku mapota yari yose ariho. Shatse nagira n'izindi nkagira disable, right click nkagira disable. Kuyi disable ngara ko ngo ifunze ariko utayikuyemo. Hano kubona afunze imwe zose kuki zose zifungiye rimwe, cyangwa kugira ngo ngiye kugira rero gufunga bisanzwe kongera ugasubira ku mashini yawe yari imeze. Ukuvuga ngo ushometseho flash nta nimwe, reka nyicomekeho. Turabona ko ntabwo ushobora kubona flash, nta flash ntabona. Ngiye muri my computer nkareba flash nta mwanya iri kandi icometseho, urabona ko nta flash wabonaho kandi nayicometseho. Kugira ngo rero wongere unyene boring ni ukuza hamwe warori nyine kuri Windows Explorer, ukaza kuri this PC cyangwa my computer, ukagira right click kuriho, ugasubira kuri manage. Mara gusubira kuri manage, ugategereza ugatinda, ukaza kuri device manage. Mara kujya kuri device manager, ugahita uza handi muri za universal serial bus controller,
ukakirika hano kugira ngo ukakwereka drop up list, ukaza ukagira kuri ya yindi wari disablinze ukageraho ukagira enable, noneho enable device. Iyo ugize enable uba wemeje ko za port zose zibugire zigakora usibye ko harimo port imwe ifunze, nayo nkagira enable kugira ngo zongere zikoreshwe neza. Hari igihe uzasanga harimo port imwe zidafunze ariko ugasanga ntizira update drivers, uraza ukajya kuri update drivers cyangwa ugasikana for hardware change kugira ngo wari uhinde ushyiraho modem ugahindura ugashyiraho flash, ushobora kuyitiranya ariko ukagira scan for hardware change igahita ibikosora. Ubwo rero ni uburyo bwo kugira ngo uhindure, ariko ukitondera uninstall device. Uramutse uyigize uninstall bagakuramo drivers bazongera gusaba kuyishyiramo kuko ntiyazanye ibona flash na rimwe. Ariko aha ngaha iyo tuyigize disable tuba dusanzwe ikora ikora, ariko dushaka kuba tubimisa abantu kugira ngo batabasha kubikora. Kandi twibutsa ko ibi bintu kugira ngo bikore ugomba kuba uri administrator, winjiye muri account ya administrator. Utari umwadmin ukaba ariho urinuza wajya kubikora ikakubwira ngo uzana, ikakubaza uburenganzira ufite kuri iyo mashini. Ni ubwo buryo rero twabyigamo, bibutsa ko twakomeza tugakora subscribe ku Bumenyi ICT, tukagenda twunguka utuntu tw'inyabwenge dutandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ni uko rero twadisablinga amaflash cyangwa tukaneblinga, tukayidisablinga cyangwa tukayineblinga cyangwa disable, tukayikura ku mashini ku mashini nta muntu ushobora gucomeka flash, cyangwa twayidisablinze twayibuje ko nta muntu ushobora gucomeka flash, tukongera tugasubiza ko yari imeze kenya mu flash. Ni ubwo buryo twabikoramo bijyanye n'ikoranabuhanga. Mbibutsa ko inzira tunyura ari imwe, ni ukujya kuri file explorer, umara kuva kuri file explorer ugahita uza ukajya kuri this PC cyangwa my computer, ukajya right click ugahitamo manager, ugahitamo device manager, ugahitamo na listen, uza ukajya kuri USB universal serial bus ugahitamo ubundi ugahita disablinga. Ni ubwo buryo twahitamo dukoramo flash cyangwa tuyemerera ko hajya flash. Murakoze rero, ni uko buryo twabikoramo. Ikaze ku Bumenyi ICT, mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze mubone ibiganiro byacu yisumbuye kandi biri update. Murakoze, mukarama, mukomeze mugubwe neza.